Ku bantu mwese muri rusange, ab'Imana yaba yaragiriye icyizere ikabaha ibibitsanyo byayo, nimugire amahoro. Abitabihaye nabo ntago nabibagiwe. Namwe amahoro y'Uwiteka nagume muri mwe. Ingeri zose muri rusange. Ushobora kuba utarabihabwa, ariko wenda kubihabwa cyangwa uzabihabwa mu gihe kiri imbere. Ushobora no kuba ubifite muri wowe ariko bitarakora. Isaha yo kugira ngo bitangire gukora itaragera. Mwese rero muri rusange ndabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe, kandi agumye abashyigikire muri rusange mwese, abaha ibyiza mwifuza, ndaba ariyo mwizeye, aba ariyo ibibakorera. Uyu munsi rero ngiye kubasobanurira ku itandukaniro ry'igihano gisengerwa n'ikidasengerwa. Uburyo umuntu agomba kwitwara muri byo, uburyo ugomba kumenya ko iki kintu ugomba kugisengera cyangwa kutagomba kugisengera. Ndagira ngo iki kiganiro kiziremo n'impuguro z'abantu bose muri rusange, uhereye ku bafite ibibitsanyo by'Uwiteka n'abatabifite, kugira ngo mubashe gusobanukirwa, murusheho kumenya uko muzajya mwitwara n'uburyo ki muzajya mukora umurimo w'Imana nta nkomyi, kandi mukawukora mu buryo bunoze, mukamenya abo mugomba gusengera n'abo mudasengera, kuko abantu bose ntabwo ari ngombwa kubasengera. Iki kintu cyumve, ikintu cyose Imana yashyize ku isi icyo ari cyo cyose kiba kiza gifite ubuhanuzi bwacyo n'ubusobanuro bwacyo, ariko noneho ndagira ngo nanabereke bya biganza mukoresha muri gusengera abantu, ndetse n'isengesho mubasengera. Mbereka abantu mutagomba kubitakazaho, aba ari bo mubasobanukirwe, kuko Imana ntago yigeze ishyiraho itegeko ko abantu bose mubasengera mu buryo ubwo ari bwo bwose umuntu abyifuzamo. Ibintu turi kubabwira abenshi bishobora guhita ko bibatera ikibazo kubera ko batabimenyereye, ariko nimara kubisobanura wowe utega amatwi gusa urahita wumva igisubizo neza, uba uretse kwivumbura utarumva igisubizo cy'ibyo ngusobanurira, kugira ngo urusheho kumenya unasobanukirwe, ejo utazajya ukora ikosa Imana ikakunenga kandi wari uhagaze neza, cyangwa yanakwemeraga ugashiduka usanga ukoze ibintu mu buryo butari bwo. Ubwo buryo rero nje kubasobanuriramo kugira ngo mumenye kubitandukanya mu buryo bwose. Utege ugutwi, untera inkunga ahasigaye, kugira ngo usobanurire nawe utazifite izo mpano z'Imana cyangwa ibibitsanyo byayo nyine. Ukwiriye kubyumva kugira ngo n'ejo nubihabwa uzabe warahawe inama mbere y'uburyo ki uzajya ubigenza. Kandi mwese mujye mumenya ko muri abahanuzi, muri n'abavugabutumwa. Iyo ukora icyiza wese, ku muntu wese uwo ari we wese ukora icyiza, aba agendeye mu murongo w'ivugabutumwa rizima kandi akoze n'imirimo myiza. Reka rero dutangire tubasobanurira buri kimwe kugira ngo mumenye itandukaniro. Mbere yo gutangira kugira ngo ntandukanye aba bantu, ndavuga ku muntu uzira igihano n'utazira igihano. Ariko mbere yo gutangira kubasobanurira abo bantu bombi, reka mbanze mbereka ahantu Imana ubwayo yabisobanuye ikabivuga neza, kugira ngo umenye igihano gisengerwa, umenye n'ikidasengerwa, uburyo yabitandukanije, umenye abo uzajya usengera n'abo udasengera uko bameze. Tuba tugira ngo dukure abantu mu rujijo. Muzasome mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, ibice 5 umurongo wa 16. Muzarangiza icyo gice mwumve icyo hababwira. Uzahasanga amagambo avuga ngo, umuntu nabona mwene se akora icyaha kitari icyo kumwicisha, nasabe, kandi Imana izamuhera ubugingo abakore ibyaha bitari ibyo kubicisha, cyangwa se abakora icyaha kitari icyo kubicisha.
muzumva uburyo ki gukiranirwa kose ari icyaha cyicisha, mukumva ko harimo icyicisha n'ikiticisha. Ikiticisha cyemerewe gusabirwa, ukagisengera ukagisabira kiri kuri mugenzi wawe, hakaba n'icyicisha utemerewe gusengera. Iryo jambo ryonyine uwumve mw'ibyo bintu bibiri. Arongera bisobanura muri Luka 17:1, aravuga ngo nta kizabuza ibisitaza kuza, ariko hagowe uzabyizanira, bigereranywa n'uko yakambika urusyo mu izosi akaruhambirwa agatabwa mu nyanja. Bivuze ngo hari icyo wizanira kikubera ingaruka z'ibyo wijyanyemo, hari n'icyo uzanirwa n'Imana. Icyo kiba kiri kuganisha ku ishuri rya tereningi yayo iba ishaka kukwigishamo kugira ngo igukuremo igisevire cyose. Nk'uko yabivuze muri Daniyeli, aravuga ngo benshi bazatunganywa bacishwe mu ruganda. Anavuga ko hari iminara tugomba guterekwaho, hari iminzani ikwiriye gushyirwaho abizera bagapimwa ibiro bafite. Abisobanura rero mu rwa 2 rw'Abatesalonike 2:1, avuga igipimo cy'uko azabapima uwizera n'utizera, uwizera iby'ukuri n'uwizera ibitari iby'ukuri. Muzarangiza icyo gice, ibice 2:1 kurangiza icyo gice. Hari abantu rero bajya gusengera abandi, ugasanga bapfuye kubasengera ngo barababaye. Ntago mufite impuhwe zirengeje iz'Imana ku muntu wayo yiremeye. Mwitonde, hari abasengerwa n'abadasengerwa. Hari umuntu ubura kubabazwa azira ibihano yakoze, hari n'uburi kubabazwa azira gukiranuka. Aba bantu bombi mujye mubatandukanya. Reka nze mbahe ingero zitandukanye nziza cyane zibasha kubibasobanurira kugira ngo mubashe kubimenya neza mu buryo butandukanye. Nk'iyo usomye hariya muri Yohana ubutumwa bwiza ibice 5, naho wahera ku murongo wa 1 ukakirangiza cyose, yagaragajemo umuntu wari uryamye ku kidendezi amaze imyaka 38. Biba ngombwa ko uyu muntu yaharyamye igihe kinini, ariko habura umuntu wo kumujugunyamo, kandi abantu bari bahari. Ariko noneho mu nyumvire, hari amagambo abitwa ko ari abavugabutumwa babwiriza ariko ntibanagenzure ngo bagaragazemo ibintu Imana yashatse kuvuga banabisobanure, kuko ahangaha iri jambo bararigoreka ntibavuga uko riri. Umva amagambo yavuzemo aha hantu, yanagaragaje ko uyu muntu yaziraga igihano, ariko nta muntu n'umwe nari numva ubyigisha mu bitwa ko ari abavugabutumwa ngo abisobanure agaragaze ko uyu muntu ari igihano yaziraga. Ahubwo bisomera amagambo yo hejuru gusa, ariko ntago bajya bavuga amagambo arimo. Harimo amagambo yagezeho aravuga ngo aza asanga uriya murwayi, aramubaza ngo urashaka nkugirire nte? Ati ndashaka gukira. Ati ariko ntawe mfite wo kunjugunyamo, kandi yaje ari ku isabato aje kumukiza, kandi bitari byemewe ko umuntu agomba gukizwa ku isabato cyangwa amukize ku isabato. Amategeko y'Abayuda n'Abafarisayo n'Abasadukayo ntiyabyemeraga, kuko ni nacyo banamujijije. Noneho arangije aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Umva amagambo yo hasi hepfo batajya basoma rero, bagarukiraho. Barangiza bakavugaho gusa ariko ntibayavuge. Amagambo yo hepfo yavuze ngaya, yaravuze ngo ntuzongere gukora icyaha ukundi, utazabona ishyano riruta irya mbere. Ni nkaho yari mubwiye ngo dore icyo naguhaniye nicyo kikubesheje kuri uyu musozi w'ubuzima bugoye uriho umazeho iyi myaka yose. Ni ikibazo bari baragiranye n'Imana imuteza kumubabaza kubw'ingaruka z'ibyo yakoze ari ubyikoreye, bituma Imana imuhanira myaka 38. Kugeza ubwo yamuretse, kugeza ubwo isaha y'Imana yateguye igeze, aba ari nayo iza kumwikurira mu kibazo nk'uko ariyo bagiranye ikibazo. Uyu muntu rero ntago ari igitangaza hari y'Imana yakoze, kandi abigisha bo benshi bigisha ko ari igitangaza, ahubwo ni isomo
Imana yatanzemo iri kwereka abahari natwe tugeze muri iki gihe cy'uburyo bw'uko Imana ihana, tugomba kwirinda icyaha n'igisa nacyo cyatujyana mu gihano, bigatuma Imana yaduhana kubw'ingaruka z'ibyo twijyanyemo, ari natwe ahubwo tunihannye tukirimbuza ikibi dukora. Iri ni isomo rero yatanzemo igaragaza ko umuntu wese nazajya akora ikibi, Imana ifite ububasha bwo kumuhana uko ishatse, kuko murabizi niyo yica ikanakiza, ishyira ikuzimu igakurayo, iteza uruguma ikanarwomora, ikamya akagezi igafukura, kandi iteza amapfizi n'aho bazahahira. Uyu muntu rero naho yagaragarije ko ari icyaha yaziraga, nk'uko yamubwiye ngo ikorere uburi bwawe wigenda, ariko ntuzongere gukora icyaha ukundi, utazabona ishyano riruta irya mbere. Ayo magambo niko yanditse, muyasome. Ni nk'aho yari mubwiye ngo noneho nuramuka wongeye ukaramuka wongeye, nzayikuba. Nimwumve namwe ubwo izaba ibaye imyaka ingahe, muyumve neza. Niba yaraharyamye 38, akongera akazongera niyongera ikakuba, ubwo izaba 70 n'ingahe n'itandatu niba ntibeshye. Munyumvire namwe. Twibaze tutya tuti, uyu muntu yari afite ibiro bingana iki byatuma uyu muntu aba bantu bari bahari batamuterura ngo bamunagemo, bamunege muri kiriya kidendezi? Nuko umuntu uri mu gihano atajya asengerwa, atanakorwaho, aba afitanye ikibazo n'iyamuremye, ugomba kumureka. Iyo niyo ifite igihe izamukurira muri icyo kibazo bapanganye nawe, cyangwa se yapanze ko ari cyo agomba kuryamaho, n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose. Ikindi, marayika w'Uwiteka yavaga ku Mana akaza agakiza abandi, we ntamukoreho. Uyu muntu mubona yari afite ibiro bingana iki ku buryo na marayika uvuye ku Mana atagomba kumunagamo? Bavuga butumwa, babwiriza butumwa, mukosora ibintu mubwiriza, mureke kubwira abantu ibinyoma. Niba mudashoboye kuvuga ukuri cyangwa mu gusobanura, nimubanze mwegera Imana ibasobanurire, cyangwa musome ijambo neza, nko gukosereza abantu mubaroga, mubaha ubuhanuzi butari bwo, cyangwa se inyigisho zitari zo, nk'uko no muri Yakobo 3:1 yavuze ngo ntihakabe benshi muri mwe bashaka kuba bigisha. Reka twikomereze. Ubwo ni urugero rwa mbere nari mbahaye. Uzasome na hariya mu Byakozwe n'Intumwa ibice 9 umurongo wa mbere urangiza icyo gice. Uzahasanga iby'umugabo bita Sawuli, atarakizwa yitwaga Sawuli, ahakirijwe yitwa Paul. Byabaye ngombwa ko Imana agirana nayo ikibazo, nk'uko yabivuze ara mu Bagalatiya igice cya mbere umurongo wa 11. Sawuli yivugira ingeso ze, uburyo ki yarimburaga itorero ry'Uwiteka akaryicana naririmbura. Hari n'ahandi murabizi yagiye ahura n'imbogamizi z'uko yagendanaga igishakwe Imana yari yaramuteje, ikijisho kikajya kinagana kikarira. Byagezeho yigeze abwira Imana, arayibwira ngo nyorohereza. Aho kugira ngo imworohereze, iramubwira ngo jyaniraho ubuntu bwanjye buraguhagije. Ngaho munyumvire namwe, munyumvire. Nkaho yakamubwiye ngo pole impore, ahubwo iramubwiye ngo jyaniraho ubuntu bwanjye buraguhagije. Aho mu Byakozwe n'Intumwa nababwiye ibice 9 umurongo wa mbere kurangiza icyo gice, uzahasangamo ijambo rivuga ngo mureke nanjye nzamwereka uburyo azazira byinshi azira umurimo wanjye. Niyo mpamvu bamuteraga amabuye ntapfe, ikamubabaza ikamugatereka nanjye nkumvisha uburyo ki warenganije itorero ryanjye. Izo ni ingaruka z'ibyo yijyanyemo. Ngaho noneho nimumbwire mwe munyumva mwese, aba bantu ntanzeho ingero babiri, uyu wari uryamye ku kidendezi n'uyu Sawuli atarakizwa. Aba bantu bari mu gihano cy'ingaruka z'ibyo bijyanyemo, mumbwire umuntu wabasengera ubaho bakongera bagasubira mu buzima busanzwe, kandi nabo ubwabo
umwe arivugiye ngo nyorohereza, undi iramubwira ngo jyaniraho ubuntu bwanjye buraguhagije. Yesu Kristo aba ari kamusubiza. Aba bantu waba ufite isengesho ringana gute ryasengera aba bantu ngo bareke guhanwa? Ingaruka z'igihano ntago zisengerwa. Aba bantu bameze gutya ntago basengerwa. Bivuze ngo umuntu wese uri mu ngaruka z'igihano ntago zisengerwa, nk'uko Imana ibabarira icyaha, ariko ingaruka z'icyaha ntago zijya zibabarirwa. Mubyumve neza, mumenye gutandukanya ibintu, kuko tubwira abantu ubutumwa bw'ukuri bwiza bw'ukuri kugira ngo bajye barekera. Nk'uko Pawulo aho yari amaze gukirizwa yabwiye Timoteyo ati ntugapfe kuramburaho abantu ibiganza byawe uko wiboneye kose. Mwitonde, mwibuke Dawidi igihe yaririraga Sawuli, Imana yigeze imubwira ngo uzageza he gusengera Sawuli naciye ku ngoma? Uzageza he? Hari ibyo yari yaramuhaniye, hari amarira muririra abantu ariko adakwiriye. Mu gihe umuntu ari mu ngaruka, mwitonde. Icyo muzajya mukora rero mbagira inama, muyumve neza, ku muntu uwo ari we wese, yaba afite ibibitsanyo by'Uwiteka, yaba atabifite, ejo azabigira cyangwa mu gihe kizaza. Inama ya mbere ntanga ku muntu uwo ari we wese witwa ko ari mu by'Imana, cyangwa ukaba utabirimo ariko ejo uzabijyamo. Iyi nama uyumve cyane. Inama ya mbere y'ikintu cya mbere mbabwira, mujye mubanza mupfukame musenge, mubaze Imana icyo uwo muntu azira, yaba arwaye indwara iyo ari yo yose. Hari igihe aba ari ingaruka z'ibyo yakoze. Mujye mubanza musenge, mubaze Imana icyo uwo muntu azira. Icyo ni kimwe. Kabiri, mujye mubanza musobanuze gitera, icyabiteye ni iki. Gatatu, mujye mubanza mubaze iyamuremye niba uwo muntu nta gihano azira cyangwa niba ari igihano, kuko ingaruka z'igihano ntago zisengerwa. Bisaba ko umuntu azirya akazirangiza zose. Iyo witambitse mu mugambi w'Imana iragukindura ariyo, kuko ntago mufite impuhwe zirengeje z'Imana ku muntu wayo yiremeye. Niyo mpamvu yigeze inanavuga ijambo rikomeye, iravuga ngo uwo tudahuriza hamwe n'umwanzi wanjye, uwo tutabana irasandaza. Ntago wafata umuntu Imana yasandaje ngo ugiye kumushyiraho. Turacyari ku cyiciro cy'abantu bazire ingaruka z'ibihano. Turaza kubereka mu kanya umuntu utazira igihano ahubwo azira gukiranuka, turamugeraho mu kanya. Reka tubanze dusoze kuri uyu muntu w'igihano n'ingero zabyo. Murabizi ko na Dawidi yigeze akora icyaha, Imana imuhitishamo indwara 3 iyo agomba guhitamo. Ibyo murabizi cyane kubasomye Bibiliya. N'abandi benshi ntarondoye bagiye bakora ibyangwa n'Uwiteka, Imana ikabahana. Hari abo yahannye imyaka myinshi, n'abandi benshi ikanabihanangiriza, ariko noneho ikabareka za ngaruka zikabageraho. Muzi ijambo Imana yahaniye Dawidi yamaze kuryamana na muka Uriya? Mwumve ijambo yamubwiye. Yaramubwiye ngo igihe Dawidi nyine yaragiye kwihana, agiye imbere y'Imana, yimenyaho ikibi yakoze. Hari n'ibindi byinshi yakoze ntiriwe ndondora. Imana yaramubwiye ngo Dawidi, ndakubabariye ariko inkota ntizava mu rugo rwawe iteka. Munyumvire bavandi. Iramubwiye ngo ndakubabariye ariko inkota ntizava mu rugo rwawe iteka. Bivuze ngo ya nkota ni ingaruka z'ibyo yijyanyemo kubw'igihano. N'ubu natwe bamwe mu bantu bamwe ziracyatugeraho izo ngaruka. Yes, amahirwe tugira gusa n'iy'abantu bamaze kwinjira muri Kristo Yesu bakaba icyaremwe igishya. Hari ibibakurwaho kubw'iyo mpamvu, kubw'uko bahindutse icyaremwe gishya. Ariko munyumvire, nk'uyu muntu Imana ibwiye gutya, we wamusengera uri muntu ki? Mba ngira ngo mbereke ingaruka z'icyaha ko zidasengerwa, ingaruka z'igihano ntizisengerwa.
ikindi kidasengerwa mu cyumve neza. Hari ishuri abantu bijyanamo, hari n'ishuri Imana ijyanamo abantu. Aya mashuri yombi nawe ngiye kuyatandukanya kugira ngo muyumve neza murusheho gusobanukirwa. Reka duhere ku ishuri ry'abantu bijyanamo. Iri rifitanye isano n'iki cyaha kandi naryo ntabwo risengerwa, bisaba ko umuntu arirya akarirangiza. Icya mbere, iyo umuntu akoze ikibi icyo ari cyo cyose ntarondoye amazina yacyo, za ngaruka z'icyo yijyanyemo zimubera igihano, zikamubera ishuri yijyanyemo. Niyo mpamvu mwumva namwe ubwanyu bamwe bavuga ngo biyigishije amashuri y'ubuginga. Izo ni imvugo z'abantu kandi ibyo bavuga ni ukuri. Ugasanga umuntu yicujije nyuma icyo yagiyemo kandi yagikoze mbere, bamubuza ariko ntiyumve. Nk'umuntu bakamubaza ati dore uyu si isezerano ryawe, yaba umusore cyangwa umukobwa, akanga agahatiriza, nyuma akazicuza. Za ngaruka z'ubuzima bubi cyangwa n'ibindi yahuye nabyo ntarondoye amazina, nibwo usanga rero ari ishuri yijyanyemo rimubera ikigeragezo na tereningi, akaba ari amashuri y'ubuginga yigishije kandi atari ngombwa. Iri shuri rero bisaba ko umuntu arirya akarirangiza, ntago ufata umwanya wo kuvuga ngo warisengera, kuko iryo shuri niwe waryijyanyemo, si we warimujyanyemo. Bisaba ko umureka rero akarwana naryo, Imana yo yakumva yuko ishaka kurimukuramo, ikarimukuramo. Reka mbasigire n'umuti ugomba gukoresha muri iryo shuri mu gihe waryijyanyemo. Ni ikintu kimwe gusa ukora cyonyine kitarenga kitanabura, waba uri mu gihano, waba uri mu ishuri wijyanyemo, yaba ari ingaruka z'igihano wijyanyemo, ni ikintu kimwe ukora kugira ngo Imana yo ikubone, nta wundi muntu ugusengeye. Ikintu ukora ngiki, nuko ufata umwanya wo kwitwara neza muri cya gihano urimo, cyangwa ishuri wijyanyemo, cyangwa ingaruka z'ibyo wijyanyemo uri kurwana nabyo. Bisaba ko witwara neza muri iryo shuri. Iyo utitwaye neza ahubwo irongera ikagutangiza. Nibwo wumva abantu rero ngo baguye mu mashuri cyangwa mu gihano cy'Imana bakagipfiramo. Abo bapfuye gutyo banakirimbukiramo burundu, mbagiriye inama mu byumve neza. Barapfa iyo umuntu apfuye akiri mu gihano cyangwa mu ishuri ry'Imana, akiriho umugayo, akirimbukiramo. Upfa kuba ukiriho umugayo w'Imana itarakubana nk'umukiranutsi wayo, itaragukuraho ryakosa, ikubara nk'umunyabyaha, kuko n'ubundi ubupfiriye mu ngaruka z'ibyo wijyanyemo muri cya cyaha cy'ikosa wakoreye Imana, wakoshereje Imana, akaba ari nacyo kikurimbura uwo ari we wese kubikora. Mu byumva icyo kintu, ikintu rero ukora usibye kwitwara neza gusa, ukitwara neza nibuze ukanezeza Imana, ukayihendahenda, ukitwara neza muri cya kibazo, muri za ngaruka, muri cya gihano, muri rya shuri, ukitwara neza. Nta kindi, nta n'umuntu ugusengera ngo biveho. Umuntu wese wiha no kugusengera ishobora no kubiterura, kuba umubabaye kurenza Imana ikabigushyiraho. Niyo mpamvu rero iyo niyo ntwaro gusa umuntu akoresha ari mu gihano, akitwara neza kugeza ubwo Imana izamudohorera, ikabona ko yitwaye neza, ikamugabanyiriza ibihano. Nk'uko n'ubuyobozi bw'isi ubwo ari bwo bwose, iyo umuntu yemera ikosa agabanyirizwa iki? Ibihano. Ku Mana rero nayo niko biba bimeze, bisaba kwitwara neza gusa. Ariko nubwo wakitwara neza, cya gihano urakirya ukakirangiza, ukagiheregeta, ukagisoza, kugeza ubwo Imana yo ishobora kuba yareba ikavuga iti reka uyu mwana wanjye mworohereze kubw'uko yitwaye neza. Ariko nta wundi muntu ugomba kwitambika umugambi w'Imana. Nimuwitambika izabagira nka Uza, nk'uko yihaye kuramira isanduku y'Uwiteka iramukumbanya. Ndabibabwiye kunyumva, n'utanyumva azanyumva mu gihe kizaza, cyangwa akaba atarambona ariko azambona. Mbivuze mbere y'igihe tutarabonana nabo bose, nabo twabonanye babyumvireho. Mwirinde aba bantu ntago basengerwa. Niyo mpamvu natangiye mbereka imirongo yose kugira ngo buri wese ajye amenya uko yitwara kuri iyi si
mu gihe tukirwana n'ibi bintu bitatu: isi, umubiri na Satani. Yes, uyu muntu rero ntabwo asengerwa, ahubwo bisaba ko we yitwara neza ku cye giti, nta wundi arebyeho, wakitwara neza kugeza ubwo Imana yo yamworohereza ku bushake bwayo, ariko nta muntu ujya witambika umugambi w'Imana ngo abeho, kuko ni ingaruka z'ibyo abayijyanyemo. Icyo kisorejwaho muracyumvishe. Reka twimukire ku ishuri rya kabiri. Ishuri rya kabiri Imana ijyanamo umuntu y'ubwayo. Icya mbere, yabivuze mu Migani ibice 25 umurongo wa 2 wonyine. Aravuga ngo icyubahisha Imana ngo nuko ikinga ibintu, ngo abami bo bubahishwa no kubigenzura. Ifite ububasha bwo kugira ngo ibanze ikinga ikintu kugira ngo ubanze ubura inzira, numara kubura inzira umanika amaboko ujye wayigarukaho, uyishakireho igisubizo wari wabuze, witabaje inshuti n'abavandimwe n'imiryango wazibuze, cyangwa se wabuze igisubizo. Yo ijye yagufungurira inzira aho yabifungiye, nibwo rero uza wamanitse amaboko kugira ngo uyiheshe icyubahiro wari wayimye n'amashimwe wari wayimye. Ikindi tukiri aho ngaho, hari igihe Imana iza ikareba ikabona nk'umuntu uwo ari we wese, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umukobwa, yaba umusore, ingeri zose, umuntu akaba yaranze gukorera Imana cyangwa kuyubaha, ikaza igafata nko mu bana be niba yarashatse, ikaba yateza koterevasiyo ku mwana, akavuza bikanga, kandi atari umugambi wa Satani. Noneho Imana ikaba ishaka kugira ngo imubone, akaba ariho ishaka kumubonera. Nibwo wa muntu avuza bikanga, yarangiza n'abaganga bakamubwira ati genda ushakire mu bavuzi ba gakondo cyangwa usenga Imana. Iyo batamubwiye ngo ashakire mu bavuzi ba gakondo cyangwa se batanga ibyatsi by'isi bisanzwe, nimvuga ba gakondo ntimwumve babandi baraguza, oya, navuze ngo ngabo batanga imiti ya kinyarwanda, gira mutazanyumva nabi. Iyo batamubwiye gutyo baramubwira ngo genda ujye gusenga Imana, twebwe turabona binaniranye, byaranze. Niho wa muntu rero atangira kujya mu banyamasengesho, akaba yambaza Imana. Rero nayo yahura n'umuhanuzi muzima ikamubwira ngo ni wowe nshaka, ugasanga wa muntu imubonye gutyo ku mpamvu z'uko yari yaramubuze, atari uko uwo muntu ananiye Imana, ahubwo kubw'uko Imana itagomba kwirirwa iruhanya n'umuntu. Iba ifite aho ikora ukicara, iba ifite aho ukora ukayihesha icyubahiro wari wayimye, iba ifite aho ikora ukayubaha ukanayubahisha. Njye mfitemo abantu benshi Imana yagiye intumaho n'ubigenda ikanyohereza nk'ahantu, namara gusenga nayibaza ikambwira ngo uriya muntu arazira iki, cyangwa se umuti niwe uwifitiye ubwe. Ikambwira ngo gukizwa neza kwiwe, ibindi birahita bikunda. Munyumvire namwe. Niyo mpamvu rero hari ikigerageza Imana ikujyanamo ari ibishatse, nk'uko yabivuze muri Yesaya ibice 30 umurongo wa 20 kurangiza icyo gice. Aravuga ngo impamvu itugaburira ibyo kurya by'amakuba n'amazi y'agahimano ngo no kugira ngo itwigishe. Abivuga hariya mu Batesalonike, rwa kabiri rw'Abatesalonike igice cya mbere umurongo wa 3 kugeza 12. Agaragaza uburyo icyo tubabarizwa ko ari cyo gitunganira Imana, kugira ngo igaragare ko Imana idaca urwa kibera, kugira ngo tubone ubwo bwami bw'ijuru, ngo nuko tugomba kubabarizwa kandi dushinyiriza. N'ahandi henshi ntakirirwa ndondora, ariko hari uburyo kiguteza ikigerageza igira ngo igukuremo amashimwe wari wayimye, uyiheshe icyubahiro wari wayimye, igafunga inzira kugira ngo ikubone, ikazifungurira igihe ishakiye mu gihe wamanitse amaboko. Watsinzwe, aho imbaraga zawe zarangiriye akaba ariho izayo zitangirira. Iryo rero ni ishuri Imana ishyiramo abantu, kuko ishuri rya mbere Imana yashyize mu isi yose ni ikibazo. Jambo bita ikibazo, Imana niyo yemera ko kibaho, kandi ikibazo nicyo kihesha icyubahiro, ni nacyo kihesha amashimwe,
wari wayimye, nk'uko muri Yesaya 4:3 yavuze ngo nzanira umuntu wanjye witiriwe izina ryanjye, uwo naremeye kugira ngo ampeshe icyubahiro, n'andi magambo menshi meza. Aha rero muhasobanukirwe neza kugira ngo abantu barusheho kumva kandi no kumvira. Iri shuri rero ritandukanye n'ingaruka z'ibyo umuntu yijyanyemo, kuko ahangaha Imana igira ngo ikubone, ikaba ifite aho ikora kugira ngo ikubone, ikaguteza ikibazo ukabura inzira, ugashakisha mu miryango ukabura uwagikemura, mu nshuti, abavandimwe, nawe ubwawe wabuze inzira. Nibwo utangira ngo Mana nunkorera ibi nzagushima. Ugahiga imihigo ya he n'iya he, kugeza aho uzabona ko nta mbaraga zawe gifite zarangiye. Nibwo mwumva ngo aho imbaraga z'umuntu zarangiriye niho iz'Imana zitangirira. Aha rero twumve neza kandi twumve tunumvire. Reka twimuke rero mpite ko nanabasobanurira ijambo abantu benshi bambajije bajya bibazaho, banumva babwirwa ngo ijambo riranditse ngo umuntu ngo Imana ibabarira icyaha, ngo ariko icyaha cyo gutuka umwuka wera ntago kizababarirwa. Kuko ni nako kuri, ni nako ijambo risobanuye, ni nako rivuga. Ariko iri jambo benshi bajya bambaza ngo ese gutuka umwuka wera ni gute? Umuntu atuka umwuka wera gute? Iki kintu cyananiye abantu benshi kugisobanukirwa. Ariko wowe unkurikiye n'undi ukaba wumva ko hari undi wakiyobewe, ngiye kugisobanura, mbanze nkwereka aho iryo jambo riri ryanditse, nindangiza nanagusobanurire mu buryo butandukanye. Nuhinyuza igisubizo nguha, uzagenda usenga Imana izagusobanura ko ari cyo nkubwiye. Reka rero nkwerekeye ahantu uzasome muri Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 12, uzahere ku murongo wa 30 ugeze 3:7 ntacyo. Kushaka kukirangiza nta kibazo, byaba byiza uzakirangize. Uzahasanga amagambo avuga ngo uwo tutabana ni umwanzi wanjye, kandi uwo tudateranyiriza hamwe arasandaza. Nicyo gituma mbabwira yuko abantu bazababarirwa icyaha cyose n'igitutsi, ariko gutuka umwuka ni icyaha kitazababarirwa. Muzasome n'andi magambo muzayumvamo. Impamvu rero yavuze gutya ni iby'ukuri koko. Icyaha cyose umuntu akora arakibabarirwa, ariko ingaruka y'icyaha nababwiye ko itagibabarirwa. Noneho ndaje mbabwire ko n'icyaha cyo gutuka umwuka wera, kugira ngo abantu barushe kugisobanukirwa neza, bacyumve iri jambo ngiye gusobanuramo. Reka nsobanure ikiri jambo rivuze n'icyo risobanura, mbabwire gutuka umwuka wera, uburyo umuntu awutukamo, kandi akaba ari icyaha kitazababarirwa nacyo. Urumva haza mu buryo bw'ibyaha bibiri. Ingaruka y'icyaha itababarirwa umuntu we yo arya akageraho yenda yakayirangiza, ariko icyo gutuka umwuka wera cyo ntago cyo kizigera kibabarirwa n'umunsi n'umwe. Impamvu rero niyihe? Utuka umwuka wera gute? Ni mu buhe buryo? Reka ngusobanurire. Gutuka umwuka wera bivugwa ni muri cya gihe umuntu uwo ari we wese yihindura nk'Imana, cyangwa ashaka kwihindura nk'Imana, akishyira mu cyimbo cyayo, akaba yigize nk'Imana. Nk'uko Herode yavuze amagambo ngo nanjye ubu noneho ndi kuvuga nk'Imana, bari kunyumvira, ihita yohereza marayika aramukindura. Igihe cyose umuntu iyo yishyize mu cyimbo cy'Imana akavuga ngo njye ndi Imana, akihindura nkayo, nicyo kintu cyo gutuka umwuka wera ubututsi. Kuko umwuka wera ni ubumana buzima, akaba n'ubugingo bw'ubumana buzima. Umwuka wera ni ubumana, nk'uko yabisobanuye neza avuga ngo agaragaza ubutatu bwera.
Imana, Umwana, Umwuka Wera. Ni bimwe rero nk'uko na Yesu Kristo ubwe yabivuze ngo njye na Data turi umwe. Ibi nta tandukaniro ririmo kuko byose biva kuri imwe. Igihe cyose rero wihinduye nk'Imana, ukigereranya nk'Imana, ukumva ko wowe uri Imana, igihe cyose ujye umenya ngo ututse Umwuka Wera, kuko uba ubaye nk'umuntu ugiye gusimbura Imana, ugiye nk'aho kugaragaza ko wowe ugiye mu cyimbo cyayo cyo kuyisimbura. Aho rero uba ututse Umwuka Wera, niyo mpamvu utazababarirwa. Uwo muntu ahita anarimbuka, iramurimbura. Reka tubafashe tubereka aho iryo jambo ryo kuri Herode aho muzarisanga. Muzasome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12, muzahere ku murongo wa 20 mugeze 25, nta kibazo. Muzahasanga uburyo ki yaganirije abo bantu, yicaye ku ntebe y'ubwami, y'ubutware, y'ubugabe yari yarahawe n'Imana. Arangije abantu bamaze gusakuza, habonekaho kwishyira hejuru, aravuga ngo noneho iryo jwi ngo ni nk'iry'Imana. Bafashe irya jwi rya Herode baririgereranya nk'Imana, nawe ubwe yigereranya nk'aho ari Imana kubw'uko abantu ngo bamwumve cyangwa se bari gusakuza buko ibyo yababwiye. Mwumva aya magambo, Imana ihita yohereza marayika aramukumbanya agwinyo deregita ako kanya. Aha rero iyo wigize nk'Imana uba ututse Umwuka Wera, Imana ihita inakwica kandi upfurimbutse. Iki kintu mucyumve ndakibasobanuriye kugira ngo abantu bajye bakimenya. Niyo mpamvu wumva ngo ibabarira icyaha cyose, ariko gutuka Umwuka Wera ni icyaha kitababarirwa. Bivuze ngo iyo wigeranye nk'Imana uba uyihangaye kandi idahangarwa, uba uyitutse, kandi kuyituka bitari amagambo gusa, kubera ko ubaye nk'umuntu uyisimbuye. Iyo ubaye nk'uyisimbuye igihe cyose irakwereka. Ntago muzi Nebukadinezari yikubita mu gatuza ngo niyo mwamukomeye uko byagenze. We yanze kumwica, imukuramo akavisi k'ubumuntu, imujyana mu ishyamba ajya kurisha nk'inka, amara imyaka 7. Ibya uza byo mwarabyumvisha uburyo ki yaramiye isanduku y'Uwiteka, kuko iriya sanduku yashushanyaga Imana. Mu batubanjirije isanduku yari isezerano ryashushanyaga isezerano ry'Imana, ni ubumana bwabaga bugiye hano. Niyo mpamvu bayiraje uruhande rwa Dagoni, bucya Dagoni izahirimye. Bisobanuye ngo rero nta muntu uramira Imana, nta uyigereranyaho, nk'uko yavuze ngo ntacyo mwangereranya nacyo twahwana, nta n'icyo mwashushanya nacyo twasa. Uretse ibintu gusa bigenda bigaragaza Imana uko iteye cyangwa ko Imana ibaho, biyigaragaza gusa, ariko ntago umuntu akwiriye gusimbura Imana. Iyo wihaye rero mu kazi kawe, mu byo ukora, uko umeze n'ubuhanga naho uri, iragukumbanya n'abami n'abatware yarabakumbanije. Nicyo cyaha cyo gutuka Umwuka Wera kitababarirwa, umuntu arimbukiramo kandi akanarimbuka. Ushobora kwica umuntu ukihana ukababarirwa, ariko simbatumye kubikora. Ushobora gusambana ukihana ukababarirwa. Ushobora gukora ikindi cyose ukababarirwa ukihana, ariko ingaruka yo gutuka Umwuka Wera, kwigira nk'Imana ukigereranya nayo, ukashaka kuyisimbura, ukayibara nk'aho wowe uri Imana, iyo bivuze ngo ubu yimuye, ahira gukumbanya byanze bikunze. Nicyo cyaha cyo gutuka Umwuka Wera. Kubakimbazaga rero ndagisobanuye, ni ingero nyinshi nabaha, ariko icyo nicyo kintu, nicyo cyaha cyo gutuka Umwuka Wera Imana yavuze kitababarirwa. Ngaho nimumbwire nkaho namwe iki kintu umuntu yaba yigiriranye nk'Imana nawe ukamusengera subu, akavuga ngo nge ndi Imana. Uwo muntu urumva wamusengera ngo ufite impano kandi nazo ziva kuri yo. Mumenye ko impano mwahawe n'abenda kuzihabwa n'abazazihabwa, ntago ari ibyo gusengera ibintu ibyo ari byo byose. Mujye mubanza musenge, mugishe inama Uwiteka, nababwiriye inama.
musobanuze neza, muyibaze icyo uwo muntu azira, muyibaze icyo yakoze, muyibaze niba ari ngombwa kumusengera cyangwa niba atari ngombwa, kuko niyo mpamvu yavuze ngo uwo tudahuriza hamwe n'umwanzi wanjye, uwo tutabana irasandaza. Ntabwo wafata ibintu Imana yasandajeho ngo ugiye kubirundarunda. Mwitonde, hari ibisengerwa n'ibidasengerwa. Noneho tugiye kwimuka, mbanze mbabwire ku bantu bababazwa bazira gukiranuka, mbabwire n'ikintu mugomba gusengera icyo ari cyo. Mbahe ingero, mbereke n'ikintu mugomba gusengera icyo ari cyo. Icyo musengera, tuvuye ku cyo tudakwiriye gusengera, tugiye ku cyo dukwiriye gusengera. Ikintu cya mbere umuntu uwo ari we wese unyumva agomba kumenya, agomba gusengera, ni ahantu hose umwanzi Satani cyangwa se kibi ashaka kwiba, aho ashaka kwiba hose, umuntu uwo ari we wese yemerewe kuhasengera. Ku muntu, yaba ari ku muntu Satani agiye kuriganya, yaba ari ku mwana, ku mukuru, umuto, ingeri izo arizo zose, ukaba uzi ko ari Satani ugiye kumuriganya igihe cye kitaragera cyo gucyura uwo muntu Satani ashaka kumuriganya, uwo nguwo wemerewe kumusengera uwo ari we wese. Yaba ari uburwayi afite, ukaba wamenya amakuru y'uko uwo muntu atari igihano azira, ahubwo ari ingaruka z'ibyo Satani ashaka kumuriganyamo, ariko atari ingaruka z'ibyo yijyanyemo, ahubwo akaba ari umugambi Satani afite uvuye kuri Sekibi mu buryo bwo kumuriganya, kuko Satani ni umushimusi, ni umujura, ni umunyazi, ariko nabwo akiba uwarangaye, agasenya uwarangaye, akica uwarangaye. Ni nayo mpamvu Imana yavuze ngo muzibire inzira zose umwanzi yinjiriramo, kuko azerera nk'intare ashaka ko yaconshomera. Iryo jambo muzarisanga mu rwa mbere rwa Petero, ibice 5:7 kugeza 14. Noneho akimara kuvuga gutya, ni nayo mpamvu iyo umaze gufunga inzira umwanzi yinjiriramo, ukirinda hantu yakuriganyiriza, cyangwa ukabona uwo wagiye kuriganya uwo ari we wese, wemereye kumufasha muri urwo rugamba. Apfa kuba atazira igihano, atazira ingaruka z'ibyo yakoze, atazira ishuri ry'ibyo yijyanyemo, akaba ari mu buryo bw'uko Satani ashaka kumuriganya, ari umuriganya umugezeho. Uwo nguwo wemereye kumusengera uwo ari we wese, wemereye kumutakira. Ariko umuntu uzira biriya nababwiye mbere, uwo ntasengerwa. Mbakuriye inzira ku murimo, naberetse n'imirongo yose. Ariko umuntu umeze gutya, mwemerewe kumusengera nta kibazo. Umuntu wese mubona Satani agiye kumuriganya, ni nk'urugero, ashobora kuba nta gihano azira, ashobora kuba nta shuri ry'ibyo yijyanyemo arimo, ashobora kuba nta bibakora. Uwo muntu wemereye kumusengera, cyaba ikigeragezo arimo Imana yamuteje, yaba ishuri rimwe rivuye ku Mana nababwiye, ariko uwo muntu yemereye gusengerwa. Reka nze rero mbaho urugero rw'umuntu ubabazwa azira gukiranuka, urebe impamvu itandukaniro riba ririmo kugira ngo muryumve neza. Reka rero mbahe ijambo muzaheraho kugira ngo mujye mumenya itandukaniro ry'umuntu ubabazwa azira gukiranuka. Uzasome hano mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 3, uhere ku murongo wa 13, uzarangiza icyo gice. Ubwo uzageze 22 niho kirangirira. Rwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero, ibice 3, guhera ku murongo wa 13 kugeza 22. Uzahasanga mu ijambo rimwe rivuga ngo umukiranutsi ababarizwa ukiranirwa kugira ngo amubere icyitegererezo, kandi kugira ngo atuyobore ku Mana. Bivuze ngo hari ibyo ugomba kubabazwa uzira gukiranuka, ariko bitandukanye na biriya mbere navuze. Aha rero nta ngaruka zirimo.
reka ntange n'urugero. Tuzi impumyi bita Barutolomayo n'izindi nyinshi. Abantu bamugizeho ikibazo baravuga ngo uriya muntu ni iki cyamugize impumyi? Ese ni icyaha cye cyangwa ni icy'ababyeyi be? Ni ikihe? Babaza mwigisha ari we Yesu Kristo. Arabasubiza ngo nta cyaha uriya yakoze, nta nubwo ari icy'ababyeyi be, ngo ahubwo ni ukugira ngo imirimo yanjye yerekanirwe muri we. Aho ntaciye amazimwe, uyu muntu yabaye impumyi atari uko ari icyaha yakoze, atari n'ingaruka z'ibyo yagiyemo, atari n'ishuri ry'Imana, ahubwo ari ishuri Imana yemeye kwimushyiramo kugira ngo izina ryayo rihabwe iki? Icyubahiro, rinamamare, rinamamazwe. Ibi bintu mvuze byose murumva bidatandukanye koko? Hari amahuriro? Tumenye gutandukanya ibisengerwa n'ibidasengerwa. Ikindi, uzafata nka Zakariya, hariya muri Luka mu bice cya mbere n'igice cya kabiri hose uzabisangamo. Uzabirangiza ibyo bice byombi, uzasangamo na Simiyoni n'abandi. Reka nivugire kuri Zakariya. Byabaye ngombwa yuko Zakariya ahabwa amakuru avuye mu bwami bw'ijuru. Bigezeho aza kuyashidikanyaho. Kuyashidikanyaho kwiwe, Imana igira ngo ibanze imwereke ko nubwo ashidikanije si uko ari icyaha kimwicisha akoze, ahubwo Imana imuha isomo ry'uburyo ki isezerano ry'umugisha riruta ayandi, uburyo iyo rigiye kuza ribanza kukurwaza. Ihita ko imuhindura ikiragi. Imuhinduye ikiragi, yavuze ari uko isezerano rigize gute? Risohoye mu gihe cy'uko uriya mwana arageze ku gihe Imana ishaka. Ahandi yakoreshaga amarenga yacaga. Uyu muntu si igihano yaziraga, ahubwo yagira ngo itange n'isomo yerekana uburyo cy'isezerano mbere y'uko risohora ku wizera. Isezerano riruta ayandi, uburemere bwaryo cyangwa ubukomerere bwaryo, rirabanza rikakurwaza. Namwe rero reka mbabwire ngo hari indwara murwara ariko ari iz'imigisha. Hari indwara isezerano ribanza kubarwaza, ubundi isezerano riruta ayandi rirabanza rikakurwaza uko ryaba riri kose. Bivuze ngo rero hano ashaka kubabwira ko nk'uyu muntu si igihano yaziraga. Ibi ngibi ni ishuri Imana yashatse kunyuzamo Zakariya. Nk'iri shuri rero ntabwo wari kurisengera uvuge ngo urarikuzaho, kandi ari ribasha kumwigisha isomo. Uyu Zakariya navugaga ni isomo Imana yatanze kuri we kugira ngo igaragarize abantu uburyo ki isezerano riruta ayandi, ry'umumaro riruta ayandi, kugira ngo rikugereho uribone rirabanza rikakurwaza. Aha rero ntago ari igihano Zakariya yaziraga, ahubwo ni isomo Imana yatanze ryo kugira ngo yereke abantu ishuri ishobora gushyiramo abantu rivuye ku Mana, ahubwo ritavuye ku ngaruka z'ibihano yijyanyemo, ritanavuye ku ngaruka z'ibyo yijyanyemo cyangwa se igihano cyangwa ishuri ryijyanyemo, ahubwo iri ni ishuri yashyizwemo n'Imana kugira ngo natwe ubwacu ritwigishe, itwereke uburyo cy'isezerano ry'umumaro riruta ayandi, kugira ngo ritugereho ribanza rikaturwaza. Kuko mbere yo kwakira hari ibibanza. Mbere yo kwakira isezerano ryawe ibyo ari byo byose hari ibibanza, ariko iyo ari iry'umumaro rirengeje iry'ayandi rero ryo rirakurwaza kurenza ayandi. Niyo mpamvu rero abizerana n'abamenere mwibanga murimenye. Kugira ngo ugere ku kintu ushaka wifuza cy'umumaro, ugomba kubanza kurwara indwara y'umugisha. Indwara y'umugisha isezerano rirabanza rikakurwaza, ryamara kukurwaza ukajya wabona kurihabwa. Niyo mpamvu rero Zakariya yahindutse ikiragi, rirabanza riramurwaza ahinduka ikiragi. Imana iduhe kumva no kumvira. Ibi biratandukanye neza kandi cyane. Mumenye abo musengera n'abo mudasengera, mumenye ibisengerwa n'ibidasengerwa, kuko ibintu byose ntago ariko bigomba gusengerwa. Ingaruka z'ibihano ntizisengerwa,
ishuri rizanye kubw'ingaruka umuntu yijyanyemo ntibisengerwa. Ibyo byose ntibisengerwa, ahubwo hasengerwa hahandi umwanzi ashaka kwiba, cyangwa mu gihe Satani nyine ashaka kukuriganya. Aho niho hantu hasengerwa. Mujye mubanza musenge Imana, muyibaze icyo uwo muntu azira, n'icyo yakoze, niba ari uwo gusengerwa cyangwa niba atari uwo gusengerwa. Ntimugapfe kurambura abantu ibiganza hose uko mwiboneye, kuko nta kiganza gikuraho icyaha, nta n'isengesho rikuraho icyaha, ahubwo icyaha gikurwaho no gufata umwanzuro umuntu akirinda, ndetse akanatura, agahamya, agafata umwanzuro amaramaje, akihanira kureka, atazongera gusubiramo ukundi muri ibyo byaha. Niwe wifatira umwanzuro, ntabwo ari umuntu ugufatira. Niyo mpamvu rero natanga ingero nyinshi z'abantu benshi Imana yagiye ihana bwakira bugacya. Namwe hari abo muzi, ariko wa muntu wahanywe n'Imana, Imana iri kumwihanira, ntabwo uwo muntu asengerwa, ntabwo uwo muntu akorwaho. Uwo muntu uramureka we n'Imana bakiburanira, bakaganira kugeza ubwo Imana izabishaka. Wowe ikintu wirinda, ndi kugira ngo nsoze, wirinda kumuciraho iteka, ukanirinda kumwifuriza ikibi. Ntunifuze ko hari ikibi cyamubaho, ntacyo wifuza ko cyamubaho, nta n'icyo umwifuriza. Icyo nicyo kintu gusa wirinda ku muntu. Ibindi byo umurekera Imana yamuremye, ukabwira Imana kuri ati Imana rero biba uko ushaka ku muntu wawe. Ariko nubona umuntu ushaka kuriganwa na Satani, akaba ashaka kumwiba, akaba ashaka kumuriganya, ari umuriganya uvuye kuri Satani, nushaka uzurira igiti ukomere, ubwira Imana ati Imana kuraho uyu mugambi. Wowe urasengerwa. Uburwayi ubwo ari bwo bwose butavuye ku gihano, butanavuye ku ngaruka, ubwo burasengerwa bwose bukavanwaho, bukavaho. Ngicyo igisubizo cy'ibyo mwashakaga. Kuko hari abantu muba mushaka kuvuguruza umugambi w'Imana, mukawitambikamo, uzabahitana, mumere nka uza isanduku yakumbanije. Mwitonde, ibintu byose ntabwo bisengerwa. Naberetse ko hari ibisengerwa n'ibidasengerwa. Iyo witambitse umugambi w'Imana, ikabona ko ugiye gusengera wa muntu uri mu gihano cyangwa ingaruka z'ibyo yijyanyemo, hari igihe ikora ikintu kidasanzwe yampishuriyemo. Hari igihe bifata ikabiterura bya bindi byari bimuriho, ikabigushyiraho, we ikabimukuraho. Narayibajije irambwira ngo nuko abashatse kugira impuhwe zirengeje iz'Imana ku muntu wayo yiremeye. Niba rero mwumva mufite imbaraga zo kwimurirwa, zo kwimukira abandi, cyangwa se zo kugira ngo Imana ibimureho ibibi byari bibariho, cyangwa igihano n'ibishakwe n'ibindi ikabibashyiraho, mujye mupfa kubasengera. Nababwira iki? Ariko njye mbagira inama yo kubanza gusenga Imana, mukayibaza, mwirinde. Ibintu byose ntibisengerwa. Icyo gihe rero uba wihaye kwitambika umugambi w'Imana, ugasanga mugiranye ibibazo ariyo. Kuko niba Imana igiye gushyira umuntu mu ishuri ryayo kugira ngo rimwigishe, imukuremo amaze kumva, nujya kumusengera kugira ngo uwo muntu ave muri iryo shuri, urumva uzaba ubaye nk'aho uvuguruje Imana, uba ugiye kwimura umugambi w'isomo yari gukuramo kugira ngo ntaba akirikuyemo kandi Imana ashaka kumubona. Aho ngaho waretse kwitambika umugambi w'Imana, ugahangana n'izamu ryawe. Icyakora cyo izamu rindi rya mugenzi wawe uzahangana naryo ni ririya nababwiye ko ahantu hose umwanzi ashatse kwiba, muzahafunge, muzamusengere uburwayi bwose ubwo ari bwo bwose bw'amoko atandukanye. Mbisubiremo negera umusozo. Uburwayi bwose buzaturuka kuri Satani, umuntu atabigizemo uruhari, nta gihano arimo, atari ingaruka z'ibyo yijyanyemo, ubwo ari bwo bwose butari muri izo ngaruka, mwemerewe kubusengera uko bwaba bungana kose, n'ubwoko bw'izo ndwara zose uko zaba zingana, ariko zitavuye kuri ibyo mvuze. Ibindi byose muzabisengere. Kandi harimo isomo Imana ibigira ngo ihe uwo muntu kuri iryo shuri rivuye ku Mana, rishobora kumwigisha bituma afata neza. Numusengera rero iryo somo ugatuma ritakaza, Imana ikarimukuraho, izakubaza umuntu wayo,
kandi ntabwo uzaba ukimwigisha we ngo afate. Mureke rero wikitambika umugambi w'Imana, uwo nguwo afite amahirwe kuko ari ishuri rivuye ku Mana, atari ingaruka z'ibyo yijyanyemo, ariko uw'ingaruka z'ibyo yijyanyemo. Mureke agenda abage yifashe, nta kosa ririmo, n'Imana ntizakubaraho umutima mubi, oya, nta n'urubanza ruzakubarwaho. Kuko niyo mpamvu nakubwiye ngo hariya Dawidi yihaye gusengera Sawuli, Imana iramubwira ngo Dawidi, uzageza he gusengera umuntu naciye ku ngoma, gusengera Sawuli naciye ku ngoma? Ibaze kweri, ibaze nk'iryo jambo. Mwitonde rero kandi mukore ibikwiriye. Yigeze abivuga mu rwa mbere rwa Petero ibice 2 umurongo wa 18, aravuga ngo mbese niba mukubitwa ibipfunsi muzira icyaha muzashimwa iki? Ariko niba mwihanganira ibibagerageza muzira gukiranuka, ibyo nibyo nshima shaka nishaka bitungana Imana. Bivuze ngo aho igaragajemo abantu babiri, uzira icyaha n'uzira gukiranuka. Abo bantu urumva bahwanye, urumva bakora bimwe. Nabahaye ingero nyinshi, reka nsoreza aha mbabwire ngo umuntu wese ajya abanza asenga Imana, yibaze ibyo agomba gusengera n'ibyo adasengera, ibikwiriye n'ibitakwiriye, ayibaze icyo uwo muntu azira n'uburyo kibabanye nayo, n'ikimuziza n'ikibitera, ayibaze gitera, inkomoko y'ubwo burwayi ituruka he, umenye icyo usengera icyo ari cyo. Iyo umaze kumenya gitera, umenya n'icyo usengera icyo ari cyo. Nizere ko mubyumvishe neza. Ubwo rero nsoze mbabwira ngo buri wese agire ubushishozi mu murimo w'Imana akora, mu byo avuga, mu byo akora, mu murimo imutumyemo, aho agiye ndetse n'aho ari, amenye uburyo agomba kubanza gusenga, akabaza Imana icyo uwo muntu azira n'ikibitera, gitera, impamvu yabyo nk'uko nabisobanuye. Reka mbasengera Imana. Mana, ukomeze ubwoko bwawe, ubuhe kumva no kumvira, ubuhe gusobanukirwa, barebe kure kandi barusheho kugwiza imbaraga z'umutima, mwuka w'ubwenge ugume kuba kuri bo, bashishoze barebe kure kandi ubahe kugumya gukora ibyo ushaka. Ibirenze kuri ibyo ubakomereza amaboko kandi ubahe gusobanukirwa cyane. Mbasabiye rero kugira ngo bagumye kwemerwa nawe, izina ryawe rigume kubabaho kandi ubabareho gukiranuka. Ndagushimiye, ubarinde ibihano, ahubwo ubarinde n'ingaruka, ubarinde kwijyana mu kibi, ahubwo ubahe kugira ngo bagumye gushimwa nawe. Ibyo mbasabiye byose mbisenze nizeye, nzi kubyumvishe, kuko uri Imana tubwira bike, ibyinshi ukabiduhera ubuntu. Mbatakiye muri ubwo buryo, mbashinganisha, mbasabira kugira ngo bagumye kuba mu butware bwawe. Byose mbisabye nizeye mu izina ryawe Yesu, amen.